Yes twagarutse hano muri trending story tukaba turi kumwe na Dax umeze neza meze fresh dadivyo makuru poa cyane kabisa nizere ko ugiye kurwika ewa ndagutwika kuko trending stories ahubwo si waguherana kuri Ama-G the Black na Pfla. Yes nukuvuga ngo Ama-G the Black na Pfla ewa ntibari gucana uwaka habi na gato nukuvuga ngo mu minsi yashize yes kuri story ya Afrimax no bisomye kuri Instagram ya Afrimax bati umuhanzi Ama-G the Black yasinyiye uwo bita Pfla sheke y'ubumwe ariko harimo agasuzuguro guta umuhanzi ashobora gusinyira ubundi ni manager cyangwa yabaye manager tubimenye sinzi sanse birimo gusa nuko ngo yamusinyiye sheke y'amafaranga 140 yo gukora audio atamugura n'indi atamusinya n'indi sheke y'amafaranga 350 man amubwira ati we kora audio ukore na video uve muri comedy nuko ati barabaga bundi ariko turaza gukurikirana nyuma wenda tuze kure ko ntago birangiriye hariya icyakabiri wenda dusanzwe tuzi yuko abahanzi ubwabo iyo habayemo beef burya ntago bari beef nkuko nk'umufana cyangwa nk'abantu turimo turakurikirana kuri Victory TV kino kiganiro akenshi usanga babikora kubera ko barimo baritwikira ushobora no gusanga ubwo afitanye koramo abantu bakaza koza bijye bugasanga undi ari ibintu utapfa kumenya bimeze gute tactique brand ubona ari ibyawe ntago abimenya nyuma yaho rero ugiye kureba ugakurikirana ibintu urabona ko muri iyi weekend Iwacu Festival yabereye i Rubavu haje kuzamo agashya gatunguranye ku bantu b'abapkamingi umuntu bita ngo Karigombe City umunyeshuri wize ku Nyundo yaratunganye byatari ahantu kuri stage Riderman yaje kumupresentinga akavuga ati 2020 umusirikare wanjye City Karigombe araza gukora akazi ariko ukivuga kuri icyo gitaramo uyigeze kuri umuhanzi ngo Gisupusupu uzwi ku izina rya Gisupusupu uri yawe ewana byaje gutuma nibaza cyane kuri uriya musaza kuko ntago umuntu yakwiheba akiriho kuko uriya musaza rebe yari hit yavuye ku giceri cy'ijana urumva kugeza uyu munsi umuvumbi ni wabivuze neza ati ntago nanzi ko kuba umusaza bizasaba imyaka yabimenya ari uko yumvishe Gisupusupu hanyuma icyo nakubwira cyo Tanadona uramuzi uno baby ni Tanasha Dona uriya uriya mukopine wa Diamond biravugwa ko kabisa agiye kwibaruka ariko tutarajya kure kwa Tana tuze kugaruka ku bintu byabereye i Rubavu kuko akenshi igiye kureba aya ma event byaje no gukurikirana yuko no kuwa kane kuko urumva baragiye show yabaye kwa gatandatu ku cyumweru baraza abenshi bana ariko kwa mbere byari konje niko iki cyumweru cyaje kugenda nituza kugaruka rero turaza kureba tuze kureba noneho niriya event iri kuwa kane y'umunsi wo kwibohora nawe mbona post ahantu hose igisupusupu yahise urumva ukuntu ibintu bimeze umunsi wo kwibohora akura n'umunsi by the way tugomba kwitabira turi benshi twese tukazaba turiyo tuganashimira ahantu igihugu cyacu cyageze n'abantu iyo ni fact binumvikana hanyuma ikintu nazo nkubwira tukiri kuri Tasha sasa barimo mbwira tukiri kuri uno Tanasha Dona uno kopine wa Diamond uvuga ati biravuga ko agiye kwibaruka nyine hari ubwo yabari umwana kanga wa Diamond ntago nabimenya ko wasanga na Kigoma yarasize y'umwana akiri mutoya Diamond ntago bamenye ibyo nuko ati none tukiri kuri Diamond afite indirimbo hano yitwa Kanyaga urayizi uzimbye nirimo je byaranunguye mu buko nagiye muri weekend umugeni yabyinnye Kanyaga tugira ngo aritize kumva umugeni wabyinnye Kanyaga byo nibindi bindi kuko dance zirimo moves zirimo zonyine imbaraga bisaba ni ikintu ubona ko ari ikintu gikomeye cyane iki nababwira cyo iyi ni the reflection ukurikira kuri Victory TV buri wa kabiri no kwa kane saa 12 kugira saa moya za nimugoroba uwo ni Daddy V bamwe bari basanzwe muzi nk'umuririmbyi cyangwa umuhanzi kugeza uyu munsi turi kumwe na Victory TV mu kiganiro Trending Story show tukaba turi kumwe Dax no kuvuga ngo showbiz iri mu Rwanda muri iyi minsi bayitege cyane kuri Victory TV byo bafitiye amakuru menshi nuvuga Victory TV utishyamo n'ikiganiro The Reflection kuko cyo nimba turabagabo hari gitangira sangabe saa 12 kujya saa moya kigacyaho kwa kabiri no kwa kane so keep in touch no kuvuga ngo mukanya ruri gukomeza kuba upcoming hari abapcoming hano bafite gahunda umuhanzi bita Mr Who afite indirimbo yitwa Ruriho ni indirimbo kabisa ifite video nziza indirimbo ariko afite n'ijwi ryiza cyane kuki abahanzi muri iminsi barimo barakora indirimbo zirangizwa naho Ruriho ndiho ya Soshomura hakazaho buhoro ya Costi nanjye ndakora idubutaha none nawe amaherezo akora katubareke mu kuri cyane iyo Ruriho ya Mr Who turagaruka mu kanya
Yes. La vie n'aurait pas de sens et ma vie serait un échec. Et si tu partais, nabura byose mon amour, urukundo rwawe nkarugumana, sinzigere nkubura. Oh my sweet love, stay by my side. Kumana nanji yani darling. When I see your love, darling, darling, you sweet love, and I give you love, darling, no more, and you deserve. Please let me stay here. You're my leader, we follow you in the name of love. Kariza kanje, karabo kanje, ni wowe mbura, nkabura amahoro. When I see your love, darling, darling, you sweet love, and I give you love, darling, no more, and you deserve it. When I see your love, darling, you sweet love. When I see your love, darling, you sweet love. Welcome back kuri Victory TV. Ikiganiro mbibutsa kiracyari The Reflection Show. Ukomeza kurikirana kuri Victory TV. Wayibonye ira video? Ya video ni umuti. Akoze upcoming none bararakaye. Niyo mpamvu ndikubwira ati upcomings, hari upcoming ubona gisoni nuko tubona ko afite gahunda. Ariko navuga ngo nyereka uwo mugendana mite mbona uriwe niyo mbonye indirimbo yakoze uyu munsi bita mbona kazozo. Mugane w'abarundi atakazozo. Ya usanga nituza kugaruka hano muri trending story turaza kugaruka ku birebero cyo biracika bijyanye n'ama transfer y'ibijyanye ndetse n'amakipe mu Rwanda kuko ngo Peri ngo yakoze ikintu bita gusahura Rayon Sport. Ejo nabuze mvugana n'umwana muto ntago nari nzi ko abafana umuntu ashobora gufana karira ngo nukuri ngo nibyisi ngo kubera iki batwaye Jambil batwara Manzi batwara n'abarabandi none ikindi cyakora ikintu cyaje kuntangaza uriya munani uriya muzamu wa Peri nabo ngo yahise mutwara ubundi nge amakuru naherukaga ubushize ni uburyo Apple yari yakoze isuku mu ikipe yirukanye bintu ariko bigomba kuba mu rugo y'umwana kunaniye uhita ati wakoze genda mujye muri hari igihe biba ngombwa kumucisha akanyafu ariko nituze kuza kureba nanone tuze kureba ahubwo gikije naje kwibaza muri kariya kantu muri kino cyumweru cyangwa muri iyi minsi ikintu cyaje kubaho reba indirimbo abafana ba Rayon Sport bari bakoreye Kimenyi ubushize none ubu aje kokina uyu munsi none yabajemo kuko umuntu ejo navuze mbona kuri status ngo twajwemo koko baje ese turaza kureba buriya turaza guhuza neza Kimenyi wo muri Aperi tuze guhuza na Kimenyi wo muri Rayon Sport ahubwo nako baraza kubikurikirana baze kureba neza gatubitega amaso reka tuze kugaruka kuri gisupusupu bahoze bavuga ndetse na Sandra uyu nguyu bita City Karigombe numwe mu bana bize ku Nyundo ariko none indirimbo bita Sandra indirimbo yanyemerwa gukora tukaza no kugaruka none kuri indirimbo ya Amaron yakoze Delila inkuru ivuga nuko uriya musaza nyira yakoze utuye ku Gisozi bamwiciye indirimbo kandi nawe ari humble we yavuze ari open to nta kibazo afite nta nubwo bari buvuge ngo wenda ngo nge nzabishyuza oya yavuze ngo umuntu uzabasha kwisubiramo neza azayisubiremo so ikibuga aragifunguye ni rugari ntago yifuza bya bindi bya no kuvuga ngo we azagikora ku buryo umusaza azumva
abaye successful cyangwa akayikora nta kibazo. Oh. Ikiganiro ni Trend Story udakurikirana Dadv musanzwe muzi nk'umuhanzi kugeza umunsi yaje ari journalist kuri Victory TV The Freshman Show Trending Story. Mbibutsa ko ikiganiro ari The Reflection Show mukurikirana kuri Victory TV. Mushobora kuba mwakurikirana n'imbuga nkoranyambaga zacu harimo nka Instagram hamwe na YouTube channel yacu ariyo The Reflection. Ikiganiro cyo nakagaruka aho mwari kumwe nanjye Dax hamwe na Dadv. Ciao ciao.